kunywa amazi ahagije, ariko amazi n'ibindi binyobwa byose saa 12 za nimugoroba ugomba kuba wabihagaritse, ahasigaye kugira ngo nijoro iyo uruhago rwuzuye rubwira ubwonko ngo kangura umuntu njye kwihagarika, umuntu akava mu bitotsi kandi bitabikwiriye. Iyo rero uvuye mu bitotsi wari ukwiye gusiba. nongeye kugusuhuza cyane wo kuri iki Extra Mile TV. Amahoro n'imigisha nibibane nawe, mwifurije ibihe byiza kandi mwifurije amahoro ya Kristo. Ndagushimiye cyane wakoze like, share, comment ndetse na subscribe. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane 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 kuri twe, kandi kuba tarakora subscribe biremewe, wagenda ugakora hirya hari subscribe cyangwa se s'abonner ugakoraho, ugahita ukora no kukazogera. Biba bibaye rwose ubutanze umusada wawe cyangwa se umusanzu wawe mu gushyigikira Extra Mile TV. Kandi nk'uko musanzwe mubizi, iyo ndi hano ndi kumwe na Daniel Gafaranga, tuba tuje mu kiganiro Magara Ntunsige. Ariko uyu munsi turi kumwe n'undi mutumirwa. Gusa mbere yuko mbabwira uwo mutumirwa, reka mbanze nsuhuze Daniel Gafaranga. Muraho neza? Murakoze gusa hari ijambo uvuga rikanyobera, bavuga kayogera nakazogera. Bavuze ngo ubwo tugiye mu turemajambo no kukayogera nakazogera. Tugiye mu turemajambo ndumva twavuga kayogera. Kuki? Ya ihinduka za iri imbere y'ingombajwi. Yego, wavuze akazogera. Akayogera. Akayogera. Yewe byose ujye ubivuga birumvikana, ariko tugiye nyaboneka iyo tubaye abanyarwanda tukajya mu mategeko y'igenamajwi. Yego, murumva yuko ari uko akazogera, utuyogera, uyogera, uruyogera, igicumbi ubwo nigera. Urakoze kutwigisha ikinyarwanda byose kuri ako kayogera rero. Ariko ndara badukosora baturushije kujambura mu kinyarwanda. Uko bimeze urandika muri comment nawe igitekerezo cyawe. Birumvikana. Murakoze cyane, nshimishwe no kunyakiriye muri iki kiganiro Magara Ntunsige. Tukaba tunejejwe nuko tugiye kurebera hamwe, hari ubwo amagara ashobora kuzadusiga ariko tukagira icyo tuvuga, hakaba n'impaka zikomeye cyane kuko twese ibyo byose ntabwo tuzahoraho. Murakoze cyane rero mu kiganiro mwadutumiyemo. Nk'ibisanzwe muri iki kiganiro turi gukoresha igitabo cyitwa Gurukisha amababa yawe. Turi kuganira ku kiganiro cyitwa Umujagararo. Tugiye kuganira ku gice cya nyuma aricyo cyitwa Yego, ariko hano hari umwana ndi kubona. Unumvaga nawe namwakiriye. Yego, turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane. Uyu ni umukobwa wiyemeje gukora amashusho ndetse no kuyafata, icyo twita filmmaking. Ubwo editinga akanafata amashusho, no mu kamera, ni cameraman, ni camera woman. Yego, amazina akaba yitwa Nirere Esperance. Amakuru ni meza. Umeze neza? Umeze neza cyane. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane, nishimiye kubana nawe. Yari mu cameraman ariko ngo umunsi ashaka nawe kuvuga. Agiye kudoda ibitekerezo mu maka zubaka. Yego, murakoze cyane. Uyu munsi aje ari umunyamakuru nawe ari umutumirwa, ariko nawe azaba umunyamakuru. Urakoze cyane rwose kandi murakoze. Yego, ubushize twaganiriye ku gice cya gatatu cya stress cyangwa se umujagararo. Twabonyemo ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye. Twabonye uburyo dushobora gutera stress, dushobora kugira stress tukayitera n'abandi, ariko tuza kureba uburyo twayivura, ikibitera ndetse n'ibyo twakora kugira ngo dukumire iyo stress. Twaje kurebera hamwe ibanga ryo kudahusha intego. Ibyo byari mu gice cya gatatu. Urebe no mu gice cya kabiri ndetse n'icya mbere hari ibindi twagiye tuvuga kandi by'ingenzi cyane by'uburyo twakwirinda stress. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpaka zubaka nk'uko twari twabibabwiye. Impaka zubaka. Yego. Buri kintu cyose buriya abantu bagomba kujya impaka. Waruzi ko impaka nazo ari ngombwa? Umuntu kukubwira ibintu ngo genda ukagenda. Kora ugakora utamubajije, mutabigiyeho inama. Waruzi ko nabyo ari amakosa? Akomeye. Yego,
nk'ibisanzwe rero muri iki kiganiro cyacu tuba dufite isomo turi buganireho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo riboneka muri Yesaya igice cya 38 umurongo wa mbere. Yego, umutwe w'amagambo uragira uti Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Gusa nubwo wenda hepfo turasoma indwara yararwaye tuzasoma mu kindi kiganiro, ariko iyo ngingo ugiye gusoma haruguru aho iri bugiye kitwigisha. Yego, ati muri iyo minsi Hezekiya yararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe. Tegeka iby'inzu yawe. Kuko utazakira. Tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Ibyo rero abanyarwanda kera barabimenya, abo hambere barabimenyaga, ariko abubu ntibakibyibuka. Umuntu arinda apfa adatanze gahunda zibizakorwa mu rugo, kubwo kugira ngo arabari kwikungurira ngo navuga ngo arapfa ngo n'ubukunguzi. Yewe urambabarira nubwo ngiye kuvuga abagore ukanyumva nabi cyangwa se abakobwa, umugabo yashaka kuvuga ibiza umugore ati ceceka bwo bukunguzi wibuzana mu rugo rwanjye. Nyamara umuntu agomba gutegeka iby'urugo rwe igihe abona ko hashobora kuzavuka impaka zikabura gikemura, akabitegeka hakiri kare. Sibyo mukobwa? Aho ngaho naye ndakunganira. Umubyeyi cyane cyane ababyeyi b'abamama nibo bakunda kubivuga, ariko abivuga ashingiye ku bana. Ati ceceka winera abana banjye guhangayika, kubashyiramo umutima mubi ubabuza kwikorera ejo hazaza ngo bategure ibizaza byabo, warangiza ukajya kubashyiramo umutima mubi ngo uzazaza uri kubagira ubunebwe. Muri iki kiganiro rero ati nubwo mu buzima bwa buri munsi duhura n'ibidushimisha, ni kenshi aho tubana badutera umujagararo. Yego. Ese abo tubana badutera umujagararo gute? Esperance urabyumva gute? Abo tubana badutera umujagararo mu gihe mu mibanire yacu bikunze ko cyane mu ngo cyane ugasanga umuntu ari gukora yenda mu gitondo uko ngana gutya nabyutse nateguye ibyo ndi bukore, sibyo? Ariko mu byo napanze, urugero Mary nawe hari ibyo yapanze cyangwa se mama, ibyo mama bivuze Mary hari abatamiwe ariho. Yego, urakoze kunkosora. Mary cyangwa mama akaba afite ibyo yapanze. Njyewe nkaba napanze uyu munsi ni ku isabato. Urumva ikintu napanze ku isabato mu gitondo cya kare mbere yuko njya mu isabato yanjye, sibyo? Ndashobora kuba yaragiye ku cyumweru gusenga, ndashobora kuba nagiye gusura inshuti yanjye, akarangiza akambwira ati gusura inshuti yawe uyu munsi ntabwo ujyayo, ntabwo uri bujyayo, tera iyo myenda ipasi vuba, nurangiza tugende tujye gusenga, nuva gusenga tutari twasoza gusenga hari aho ndi bugutume. Uri kumva? Icyo gihe bigutera kujagarara. Ariko se Brigitte, aho mafite ikibazo, niba tugiye kwigisha ibintu byo kujagarara no kujagaraza abandi, n'uburere bw'ababyeyi tugiye kubwamagana ko budakwiye kubaho. Ntabwo uburere bw'ababyeyi turi bubwamagane, ahubwo bitewe n'ukuntu abana benshi tubana na bamama inshuro nyinshi, ntekereza ko ari hashingiye. Kuko nk'abamama, uru rugero nidutanga abamama muri inshuti zanjye, ariko ubu uri nko gukoropa, gese imbere wahereye ukoropa banza ungire ku muhanda, wayigaruka ku muhanda ako sizi inka nizikeneye kurya wowe ujya kuzana ubwatsi, mugize ati dore kandi ibyo mba mvuga mwabana mwe ubu se biriye bishyimbo byo birashya bite nta nkwi zihari, mu gihe ugiye kuzana inkwi amaye nka data ubu taragerayo ukumva ijwi riguhamagarira kure ati mbege nikoze uribuka yuko ati ndaje atucishiriza akakenda mu mazi, ubwo bamari kwitegura agiye kujya mu itsinda, yajya kugera mu itsinda ati we nibutse ko naniwe, yewe genda unyumvire, mu gihe uri mu nzira atibuke no kumanukana n'ubudo. Espe ndabeshye? Oya ntabwo ubeshye, agahita kubaza ariko igihe nakubwiriye gukoropa reba igitondo cyose, mu gitondo siko nakubwiye gukoropa na nubwo ntabwo urasoza gukoropa, mu gihe kivuga ariko ma ntabwo wari nibutse yuko nta mazi ahari, iruka mu nzira n'amazi ngana akagutera umujagararo
bakagutera umujagararo. nyine nawe icyo ukisanga gihe ujagaraye. ntabwo ubasha kwitekerezaho uhora umeze gutya. Ni ngo hari ababyeyi bateza umujagararo abana babo. Ni nk'ibyo rero tuvuze mu rugo, ariko tujye no ku kazi. Ababosi rwose nabo barahita babyumva. Yego. Gakiriza raporo uzinkorere vuba vuba tugiye mu biro. Yego. Hagahita haza ati se wa muntu wamwakira ati narindi gukora oya nabanje kukubwira ibi. Noneho bijya kugera ugasanga nta cyakozwe. Ndacyakozwe. Kubera iki? Umujagararo ni umujagararo. watejwe n'umubosi, watejwe n'umuyobozi. Yego, ngo buri gihe tujya impaka z'uko ibintu byakorwa kubera ko tuba tutabibona kimwe. Yego. Ntabwo twumva ibintu kimwe. Izo nizo mpamvu hagomba kuba impaka hagati y'abantu batumva ibintu kimwe, nk'uko ari imvugo mu kinyarwanda ivuga ngo impamo iva ku mpaka. Yego. Izo mpaka zubaka irinde rwose ko zigutera umujagararo. Impaka zubaka irinde ko zigutera umujagararo. Byirinde. Kandi ari ikintu ugomba kuvuga byanze bikunze. Wari uzi ko hari abahitamo kwicecekera noneho kubera kwirinda umujagararo agahitamo Icyo gihe ntibifatwa kwicecekera. nk'agasuzuguro noneho. Ntuhimbaze. Ntuhimbaze byibaze. Yego. Mm. Yego. Izo mpaka zubaka irinde ko rwose zaguteza umujagararo, kuko nubwo waba udahari ibyo byakorwa. Ndahari. Sibyo? Ye- Uko bakubwira uramutse udahari byakorwa rwose. ngira ngo abantu bateza umujagararo niwe ugiye kubwira. Gerageza gusoma ugere hepfo kugira ngo abazana umujagararo babona ko badahari ibintu byapfa. Gerageza gusoma ugere hepfo, wenda turabivugaho nyuma. Yego. Umuti mwiza wa stress ni ukwirinda kwigira kamara ngo nahari ibintu byapfa, nabonetse nta cyakorwa. Reka nkubwire, menya ko no ku munsi uzaba wapfuye isoko ry'iwanyu rizarema, ntabwo rizasiba. Ubu ko wari kuyobora intebe yawe n'ijambo bazabiha undi ari we uvuga ibyo bari kuvuga, bakoma amashyi impundu zivuge kandi wapfuye. Yewe muri iryo joro hari abagore bazatwita inda biyibagije aho uryamye kugira ngo bitakubuza kwishima. Bitabuza kwishima. Ku bw'ibyo rero gabanya umujagararo wawe igihe uri kujya impaka zubaka. Wite cyane kuri izi ngingo. Nuzitaho uzaba uteye intambwe ikomeye yo kubaka abandi, nawe wiyubake. Sinzi ijambo wigeze kuvuga naryibagiwe sha. Wigeze kuvuga ijambo ry'abantu bateza abandi umujagararo. Uyu mukobwa hari ijambo yavuze wenda twamuciye kabiri, sinzi niba yashobora kuryibuka ahari. Ntabwo yahita aryibuka. Gerageza. Mu magambo navuze ko numva navuze menshi ra ni stress se. Hari ubwo umuntu yagutera umujagararo ari umubyeyi akavuga ibintu runaka kandi wenda nawe azaba adahari, werekezaga muri ubwo buryo uvuga ko hari igihe azaba adahari ibintu hari igihe azaba adahari ibintu bigakorwa. Yego, ngo no ku kiriyo niba wanapfuye ku kiriyo cyawe urakoze urarinyibukije. Ku kiriyo cyawe wewe wigira kamara, wumva ibintu byose biba byiza ari uko uhari. Umenye ko ku kiriyo cyawe hazaba hari umuyobozi uri kuyobora, kandi abiyobore neza, kandi azayobora neza kurusha uko wumvaga wowe wayoboraga. kandi nta muntu wayobora ku kiriyo kandi ari ijambo rikomeye. Urakoze cyane, warubyibagiye kandi ari ijambo rikomeye cyane. Ya mijagara. ngo hitamo igihe cyiza n'ahantu heza impaka zirabera. Niba ari impaka z'abashakanye si byiza imbere y'abana. Mureke babanze baryame, baba bafungura birinde guhanganira ku meza mukirya. Abayobora amadini guhanganira imbere y'abayoboke banyu muba mutanze urw'amenyo. Ese wenda muracyara iyo basore ntimurabyara ntimuragira abana, kandi simvuze ngo munegure ababyeyi banyu, ariko se mujya mubona ukuntu ababyeyi duhanganira imbere y'abana tujya impaka zubaka, noneho tukabikorera ku mugaragaro. Ubundi rero mu mategeko bivuga ko niba hari ikibazo mugomba gukemura, ugomba kureka abantu mukarya mwese, mwamara kurya noneho niba ari abaryama bakaryama, cyangwa se niba ari ngombwa mukajya mu kindi cyumba, noneho mugatangira mukabiganiraho. Iyo yaba impaka zakorwa muri ubwo buryo, u Rwanda rwagira amahoro, imiryango yakubaka bikagenda neza. Ariko wowe murambabarira,
ikibazo wenda umudamu ufite ikibazo ku mugabo wawe ukimubwira imbere y'abana, umugabo nawe kubwo kwanga kugira agasuzuguro akarakara, urikumva kubera ko akimubwiriye ahatariho. yego burya ijambo rigomba kuvugirwa aho rigomba kuvugirwa ahabugenewe kugira ngo impaka zose zirangire mu mahoro. ngo mu mpaka zubaka ntugaharanire gutsinda, ahubwo uharanira gushyira ibintu mu buryo. utazi ubwenge shima ubwe, ubwenge bw'umwe burayobera. ntugaharanire gutsinda. ariko rero nibyo biriho muri iki gihe, umuntu wese aba ashaka kugira ngo bamenye ko iryo navuze ari ryo ry'ukuri, bamenye ko ibyo narebye ari byo bigaragara ko biri mu kuri. ubibona ute Esperance? ibyo muri kuvuga ni ukuri cyane, ibyo bintu cyane cyane biraneze, bireze usiko wagira ngo hari umuntu muri kubwira pe. turi gusabagurukisha amababa yawe ariko tubwire wa mbere ni wowe. hari umuntu muri kubwira neza mwari muzi neza ko yiteguye kumva ubwo butumwa, gusa gutanga buno butumwa ni byiza. hari benshi bari kuruhukiramo no kwigiramo. urakoze cyane, niba nawe hari icyo ukuyemo ntago cyabura. amin ko nizemo byinshi. urakoze. wumva cyane ku cyo mujyaho impaka, ikibazo cyatumye muhura ari cyo urasawa, irinde kuzana ibya kera mutavuzeho rumwe. hari ibyo mu kinyarwanda bita gutsirora, kugira ngo utanduza mugenzi wawe umujagararo. gutsirora, ejo bundi wakoze ibi n'ibi, ibyo ndabyanga cyane. ejo bundi wagurishije inka, ejo bundi ni nka bimwe warayigurishije. bimwe twavuze mu gice cya 3, umwana akaba yarabyaye ariko ikosa ryose akoze ugakomoza kuri rwa rubyaro. icyo gihe ahubwo uwo mwana azibaza, ese ikibazo ni njye cyangwa ikibazo ni umwana? nyine nimutongana ntabwo ari ugutongana, nimugize izo mpaka murebe ku gihara ako kanya. gusa hari ababyeyi b'abanyarwanda nashimye muri imyaka 30 ishize, bafashe abana b'imfubyi babarerera mu miryango yabo. abo bana babaho bagakura batazi ko ari n'imfubyi, bagakura bazi ko ari abana bo muri urwo rugo. ahubwo umwana akazareye yajya hirya, abantu akaba bamubwira batari kuzi ko, ariko n'abantu barayavuga we batari kuzi ko hari atari iwawe, ahubwo bigatera wa mwana umujagararo wo kujya gushaka iwabo, wenda nanahahari. hari umuryango nasuye wareze umwana bamurera neza, bamufata neza, none baje kugira ikibazo umwana agiye hanze, bari kumwe bati hari uzi wari atari iwanyu, ati wacu ni he, ati hari ahandi wavuye. ubwo umwana araza ateranya uwo muryango ati abantu bavuze ngo ntabwo ndi uwanyu. nibyo koko, ngo abantu bagira ibibazo, batangira kugira ngo babonere ibisobanuro byarabagoye. yego urumva uwo muntu wagiye kuzana izo nkuru yarabashaka. ariko abagira inkuru rero, hari abantu bagira inkuru. nyabuneka niba ubona ibyo uvuga twarabivuze, ceceka. burya harya bavuze ko kuvuga ari ifaranga, guceceka ni zahabu. birumvikana, hitamo guceceka akwira ngo uvuge bitera abandi umujagararo. kandi zahabu niyo nziza kurusha igiceri. duharanire kugira zahabu. reba uburemere bw'ikibazo kibicaje aho kureba uwakizanye. irinde kumureba mu idini ngo ni umuntu runaka w'ibunaka, ahubwo unezezwe nuko we yemeye kwicarana nawe ku meza y'imishyikirano, kuko burya hari abandi bacecetse baguteza iminsi, banga no kugira icyo bakubwira kugira ngo uzagwe mu mutego. hari umuntu duherutse kuganira, nkunda gusura abantu b'amadini atandukanye. hari idini rimwe bajoraga, baneguraga turi kumwe, ariko ntabwo ndarivugira hano. baravuze bati muri aba idini ryanyu turaryemera, bati ariko ingeso imwe tubangira, murakundirana mwebwe ubwanyu kuruta uko mwe mukunda abantu. niba ibyo bintu ubibona ugasanga abantu nibo babana bonyine ubwabo. niba yari umuporoso, niba yari umudivantiste, wari hirya yacu, abantu bakakundirana. yarakimwe cyo kararacyemeye, yaravuze atumva ukagenda wagera no mu isoko bakagurira ni umunaka. izima mu rumbaga ngiye kubivuga. bakuba nk'umuntu ni umunaka, ukumva rukuru ziraje, akaba yanaguhenda cyangwa akaguha ibintu bitari na byiza kuko ari uwanyu ukabyakira. ibyo tuzabyiga mu kiganiro cyagurukisha amaba yawe, muri ya mico 9, y'amashusho 9 tuziga, tuzabigeraho, tuzabyumva neza kurutaho.
yego noneho igihe muri izo mpaka kugira ngo urinde mugenzi wawe umujagararo kandi muganire ibiganiro bituje, yego umwe avuga undi amwungana ko twasanze no kuvuga umwe ahita avugiramo nabyo bikurura umujagararo. Hari imvugo nziza wakoresha. yego Ku bwanjye ntekereza ko kumva mu mpaka ntuvuge ngo njyewe oya ku bwanjye ndavuze ngo ndavuze ngo ahubwo ku bwanjye numvaga natekerezaga ko kugira ngo n'abandi bavuga ibyo batekereza. yego mbona ko kumva impaka zubaka esperance. yego ndumva ibintu bikwiriye kugenda kuriya. Ngiyi imvugo ikoreshwa mu mpaka zubaka kuruta kuvuga ngo ngira ngo njye simbyemera. n'ukurikire YouTube yamenya icyerekezo cy'impaka yajyamo n'abandi, igihe uganira n'abandi ukamenya ko wowe utari kamara, yego ahubwo hari abandi batanga ibitekerezo biruta ibyawe, kuko n'igihe uzaba warapfuye imirimo izakomezwa n'ibindi bizakomeza gukora kandi udahari. nanone hari ibimenyetso bibi by'umubiri bishobora kuzamura stress, ahubwo ibiganiro mwari murimo bigapfa. niko bimeze. nko kwegura umutwe kumureba utamukamurenza ingohe wigize umusirikare. ari kuvuga umusirikare wa kera, abasirikare bo bareba neza. abubu rwose Oya, ngo murakagira kera icyo amata. kora ngenzi abasirikare benshi n'abakera ndabazi n'abundi abazi. wabonaga umusirikare ukiruka akagenda ari umusirikare no mu isoko nahagaze bikaba nk'ibyaba abarimu ba kera. n'igihe nta mbunda afite ntacyo ariko ugasanga n'umusirikare. ariko muri wumva barire wenda si ugutonesha no kugira gute ubuhurira n'umusirikare mu isoko ntumenye ko ari we. wabona mbese umusirikare umubwirwa na toni n'imbunda, ariko banagira ikinyabupfura cyinshi cyane. birumvikana rwose. twe kuvuga ngo ni nk'umusirikare n'umusirikare baratandukanye n'abasirikare ntabwo. yego ngiye kubasomera hano interuro ntabwo ari ndende cyane. igihe impaka zirangiye hafashwe imyanzuro aba ariyo utahana gusa. imyanzuro aba ariyo utahana gusa. gusa ibindi mwavuze muri gucoca ubisiga. hari amagambo menshi aba yavuzwe kugira ngo mugere ku mwanzuro mwiza. irinde gutora udufuka dushaje twavuyemo imyanzuro yafatiwe mu nama ngo abe ari two ujyanira abari bari mu ruhande rwawe. nubikora gutyo ntacyo uzaba ubamariye, aho kububaka uzabanduza umujagararo, maze wa mugani ube turi kwiga iby'umujagararo wagusohoreye uvuga ngo isi ukwanga kuraga urubanza rwamunaniye, nabonye kutagukunda akakuraga uburozi bwamwishe. iso ukwanga akuraga urubanza rwamunaniye, naho mama utagukunda akuraga uburozi bwamwishe. ibyo ntukabiraga abana bawe. ngo nubwo rero imyanzuro yafashwe yaba itakunyuze, wiha amahoro kuko ibidatunganye uyu munsi bizatungana ejo. Musomyi washishikajwe no kumenya ibya stress, ubundi ni umuturanyi wa bugufi. icyakora iyo uyitunze urutoki iraruca ikarumira bunguri, kuko wumvise ko indwara ziriho ubu zigera kuri 80% ziterwa na stress. ni wowe rero ugomba gufata iya mbere mu kwivura no kuvura abo mubana wifashishije izi nama zikurikira. gerageza kugira vuba kuko ntabwo igihe cyaturenze kandi dukeneye kugira ngo abantu bamenye byose. nshuti yatangira kugurukisha amababa yawe wifashisha izi ngingo muri cya gitabo n'ubundi. yego gukora imyitozo ngororamubiri, izo ni ingingo zagufasha kuzitira cyangwa se gukumira stress, umujagararo. ujya ukora siporo? siporo ndazikora, ngenda nazikunda cyane. yego ujya ubona hariya hari ahantu i Gacuriro bita kuri tapivere, ni munsi ya TV1 neza. iyo uhageze uhasanga abantu bakuru, abantu bamaze gusobanukirwa n'umumaro wa siporo. kandi burya ngo siporo nziza ngo niziba mu gitondo, nawe niko byumva. yego ariko uvuze Gacuriro wenda njye navuga ku kabuga cyangwa ye n'urwo rugero mbahaye aho hantu nuko hari itapi y'icyatsi. buriya ntekereza ko ahantu henshi mu gihugu bagiye bahashyira amacentre de jeu, abantu bajya gukorera siporo. ni nk'ihuriro ry'imikino runaka cyangwa se ahantu abantu bakorera munsi y'aho dutuye hakorerwa siporo cyane. hari ibibuga cyane ni abantu bakuze
nibo Bakuze? usanga Yego. nibo usanga bari Sinzi kubyitabira icyo cyane bangana n'agafaranga cyane cyangwa bakuru cyangwa bakuru nuko saa rwose kumi saa kumi nuko n'imwe ni byiza cyane ariko impamvu bakunda gukora siporo hakiri mu gitondo ngo nibyo byiza kubera yuko amaraso aba agishyushye cyanekereza ko baba batarahura n'iyi myuka imodoka ziba zitaraba ubundi umva mu n'umwuka ukiri mategeko mwiza. hari impamvu ubundi iyo abantu bamaze kubyuka ari benshi bagahumeka umwuka uba wayeporiwe uba wanduye izi modoka iyo zabyutse ziri kugenda umwuka uba wanduye ukeneye gufata umwuka mwiza wo kuzigama 100%. Byuka kare kare mu gitondo. Ibanga rero ryo gukora kare mu gitondo, ibanga ryo kuzinduka, ibanga ryo kutaryamira, no kugira ngo uhunike umwuka mwiza utanduye mu bihaha byawe. Yego. Hari gukora imyitozo yo guhumeka. Zabibigisha mu kindi kiganiro bazabitwigisha. Yego, hari ugufata umwanya wo gusura ibyaremwe, gusura ibyiza bitatse u Rwanda, ni umuti mwiza uvura umujagararo. Ubwo niba utari mu Rwanda uzarebe climatotherapy. Ni bimwe twahoze tuvuga byo kujya mu Kagera, kujya mu Hazi, kujya bamwe batekereza ko ari kugira amafaranga menshi, nyamara si byo, ahubwo mu buzima. Ariko gusura ingagi ni amafaranga. Ingagi zo watanzeho urugero ni amafaranga. Gusa murambabarira nanjye maze imyaka irenga 60 nturanye nazo, ariko ntabwo ndazisura. Ushaka wagenda n'amaguru uvuye iwacu, ariko ntabwo ndazisura, ahubwo nagiye gusura mu Kagera, ariko ingagi ntabwo ndazisura pe. Ingagi tugomba kuzazigeraho, ariko mwumvishe ko gusura ibyaremwe menshi noneho. Ariko ntekereza yuko n'uyo waba udafite amafaranga yo kujya gusura aho ingagi, sibyo, hari ahantu hadusaba amafaranga menshi, hari ahandi hantu ushobora kujya. Wakivira mu rugo ukigira mu ishyamba ry'iwanyu aho ngaho muturanye, harimo utunyoni turirimba neza, harimo umuyaga utembera neza. Mu masaha ya 10:00 ntabwo tuba turi gutaha, ukajya ahantu rwose imisozi miremire ukuntu ubundi uko uvuye hasi uzamuka hejuru ukongera ukamanuka, nabyo byongera ubuzima mu buryo bugaragara. Mwigeze muzamuka imisozi? Ntabwo muri abajiya? Promenade Jaridi, yego nagiyeyo. Urakoze cyane. Imyaka ishize ntagisinyeze. Mwongere rero mu bitangize kuko birakwiriye. Ni umuti, yego. Hari ukunywa amazi ahagije, ariko ukirinda ibinyobwa bya nimugoroba kugira ngo bitagukangura bikakubuza kuruhuka cyangwa gusomeza. Icyo rero twarakivuze, reka tugisubiremo. Ugomba kunywa amazi ahagije, ariko amazi n'ibindi binyobwa byose 12:00 za nimugoroba ugomba kuba wabihagaritse. Ahasigaye kugira ngo nijoro iyo uruhago rwuzuye rubwira ubwonko ngo kangura umuntu njye kwihagarika. Umuntu akava mu bitotsi kandi bitabikwiriye. Iyo rero uvuye mu bitotsi wari ukwiye gusinzira, vuga ngo ubuzima ubugabanije. Kwiye kwikangura mu gihe iryo kosa naraye ndikoze nijoro, maze ni waruhuka. Ndaryihanye mu mbabarire, naraye nyoye ibyo kunywa byinshi nimugoroba, ndanywa ndarenza, nari mfite inyota nyinshi kuko nari nakoze urugendo, ariko ingorane nagize ijoro nahagurutse 3. None murabivuze. Ndi hano imbere yanyu rero turakubabariye. Ahubwo abantu bakoze ati se kwanywa amazi ahagije nayahe. Twari ikiganiro twakoze muri Magara Nonsiga, ikiganiro cya mbere twavuze ku kigendanye n'amazi. Twasanze umuntu ufite ibiro 10 agomba kunywa ikirahure cy'amazi. Abangana nkanjye rero tunywa litiro 2.5. Ubwo ko ngana abangana nawe ubwo bangana gute? Ubwo babibona kuko niba mubwiye ko nywa litiro 2.5 ndengeje ibiro 70, ubwo ngubwo ngewe. Ubwo nabangana nawe muri 4 toni none mu kubyibuha mu ngano mu biro ku biro byanjye ngiye nywa litiro 2.5. Ubwo abantu bangana nawe baye bakuyoboka, ubusa bangana nanjye. Ubwo nawe uraza kubikora. 50. Maho ngaho ubwo nawe uraza kubikora. Afite urebe umuntu ufite ibiro 10 anywa ikirahure kimwe. Ubwo none urebe ibyo birahure bigendeye ku biro ufite, nayo mazi ugomba kunywa
mu gihe kingana n'umunsi, kandi ukirinda kuza kunywa amazi hejuru ya 12:00 saa moya kugira ngo ataza kukubuza kuruhuka neza. Gusomeza, ubushize muri icyo kiganiro batubwiye ko gusomeza ari amakosa. Irya nusoza kurya ushyiremo isaha imwe ubone kujya wagira ibindi unywa, nibyo bifasha digestion. Mukanya maze gusomeza wabikoze mu kanya ntukongerere. uriya Yego, yabikoze hari kuzibukira ibiyobyabwenge byemewe n'amategeko n'ibitemewe n'amategeko: inzoga, urumogi, itabi. Yego, tangira kubahiriza ikiruhuko cy'amasaha 8 mu masaha 24 agize ijoro n'umunsi, ikiruhuko cy'umunsi umwe mu minsi 7, icy'ukwezi mu mezi 12 y'umwaka. We gusimbuza amafaranga, ahubwo nibura uhinduranye umurimo. Hakenewe umukozi ukiranuka nka Yosefu kwa Potifaro, waha akazi ko mu iduka ryawe agasigara akora, nawe ugafata ikiruhuko icyo ni ikibazo gikomeye. Urabona abantu barakora, wabwira uti wagiye kuruhuka ngo akazi kakorwa nande. Hari abantu benshi babuze akazi, abandi bagiye kwicwa n'akazi. Wari icyo kibazo kiri mu Rwanda, nibyo biri kubatera stress, kandi twasanze ko nta kamara ku kintu icyo ari cyo cyose. Nawe ufite akazi ugomba kugakora. Uribaza ngo kakorwa nande, kandi umunsi wapfuye ntago kazapfa. Birumvikana. Hari ikintu leta yavuze cyane ni abanyarwanda. Ariko iyaba mu Rwanda dufite abantu bameze nka Yosefu bakiranuka, u Rwanda twakora ku manywa na nijoro. Nuvuga ngo umuntu agiye mu iduka agakora amasaha 8, hakaba hari undi mukozi uri bumwakire wiringirwa utiba umeze nka Yosefu, akamwakira ni masaha 8, nawe akavamo akajya kuryama. Hakajyamo undi mukozi wiringirwa umeze nka Yosefu, akabona amasaha 8. Wari ko abanyarwanda bakora amasaha 28 kuri 28, ariko abantu turi bisambo. Ndabagezemo byose, nkabanza gukemura ibyanyu. Nicyo kibazo gituma tugiye gupfa twishwe na stress, abandi bakicwa n'ubukene. Bamwe bazicwa na stress, abandi bicwa n'ubukene. Ngiye iki kibazo cyo kutiringira abantu, tugiye kuzicwa na stress mu buryo bugaragara. Muri kumva? Hari ukugira inshuti ushobora kubwira akakuri ku mutima. Gusa hano muri iki ngo biragoye keretse Yesu gusa. Yesu niwe nshuti. Nawe rero umufite ukabimubwira, wabura umunyamahirwe. Ufite Yesu akaba ari urondorera ibyawe byose, wabura umunyamahirwe. Ukamenya ko wabimubwiye kandi ko yabyakiriye. Kuko kutagira ubwira ibyawe ukabyirirwa n'ukabirarana bigutera stress y'igikato. Umvize Esperance, ujye ugira ubwira ibyawe, mwege mubibwira bagenzi banyu b'abana b'abakobwa, ukagenda ukabimurunda. Urageze ko ngo utabimuhishe wazabisha abandi, nawe akabibwira undi, n'undi akabibwira undi. Iyo ubibwiye abantu barabihererekanya. Uzi kubona ibanga ryawe riri hanze. Ese kari ubu warivuze, ariko n'ubundi wamugani ikintu wananiwe kwibikira, urumva ninde uzakikubikira? Byakuvunnye. Hari umwana wavugaga njye ngira ibanga, ahubwo ikibazo ubundi bwiye Yesu waribwiye ngira ibanga, ariko ndibwiye niwe mubi, ariko njye ngira ibanga. Ukibaza niba agira ibanga uwo muntu yabimubwiriye iki? Njye ngira ibanga ariko mbibwira umuntu umwe, ariko mbibwiye sinzi niba wagira ibanga. Ariko njye ngira ibanga kuko mbibwira umuntu umwe gusa. Yego, ngo niba ubonye uburyo mwenyura cyangwa ugira ababigufashamo. Hari indirimbo zituje, indirimbo zigera ku mutima, ni umuti wakuvura umujagararo. Indirimbo zituje, indirimbo zigera ku mutima, ni umuti wakuvura umujagararo. Birumvikana rwose. Ngo reba uruhande rwiza gusa, we gutinda ku byahise byakubabaje. Toranya ibyiza wanyuzemo, aba ari byo wubakiraho ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Niba wemera ko Imana ibaho, yikoreza ejo hazaza hawe. Niwivune, byose biragize Uwiteka, uhagarara ushikamye mu masezerano y'Imana, uvuga nka Pawulo mutagatifu we yavuze ati kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Byose nawe urabyizeye muko? Kubakunda Imana byose ari ibyatubayeho byose bifataniriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Rero ubukwero ushobora kurwara nabyo bigatuma cyane.
wari uzi ko ushobora gukena bikakwigisha ubwenge. ngera ahubwo abantu basigaye bati uriya muntu ni mubi iki ngewe sinyi bitewe n'ukuntu abantu bose bahisemo bati runaka ni mubi nta muntu Imana yaremye bakunda Imana bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ahubwo uriya muntu akubereye mwarimu cyane, ni mwarimu ni mwarimu uriya muntu ni mubi nawe murebe muri oya uriya ni mwarimu wagize ahubwo isomo yaguhaye rifate neza. Ikiganiro muduhaye ni cyiza cyane, ikiganiro cyanyu ni cyiza cyane, namwe murabari mu beza. Yego, hari imiti y'umujagararo ikomoka ku byaremwe, hari ukunywa amazi twabivuze. Ariko ubwo ugiye kuyivuga wa muti watubwiye mbere harya Yesu muze mwese abarushye mwese, Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, ngo abarushye mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira gute ndabaruhura. wenda rekeraho gusa kuko noroheje kandi ndi ambega uwo niwo muti wa mbere uruta indi yose. Indi tugiye kuvuga ni imiti irongera inyongera, ariko umuti w'ibanze nuriya. Yego kuko nibyo byatsi n'izo siporo atagushoboje ntacyo byakumarira. Yego, koga mu biyaga cyangwa hagenewe koga harya niho hatangira, niho bitangiriye. Kunywa amazi twabisobanuye. Yego, hari ukoga mu biyaga cyangwa hagenewe koga. Gusa abantu benshi dutinya koga, wenda kubera ko abavandimwe bacu bigeze baruhamira mu biyaga, ababyeyi bakakubuza bati ntugasubire ku kiyaga. Oya, koga byo ni ibindi, amazi yo mwibase ngemba mbona amagije. Wamwumvise? Ndabyumva. Gusa rero ubundi ariko icyo turi kuvuga ni naje, ntabwo ari lave. Gusa ubundi koga wenda ntizabona umwanya wo kubivugaho. Nkawe ubyibushye cyane noneho. Uramutse ugiye mu mazi ukamwigisha umuti, ukajya koga wenda nubwo utazi koga, ukajyamo ukaryamamo, umutwe ukawusigaza, wenda ukashaka umusego, ukamara amasaha 2 uri mu mazi. Ni ukuvuga ngo umubiri utangira gukonja. Wakonja noneho energy umubiri ugakora ugashyuha, uri kurwanya ubwo bukonje kugira ngo utangire kudapfa. Ubwo bushuhe rero bwa buri gihe butuma unanuka. Niba ushaka kunanuka, abantu tungana gutya nyabona, waje uryama mu kiyaga cyangwa se ahantu kangahe mu cyumweru. Ntumbaze ibyumweru, ariko nge ngo kuryama amasaha 2. Ntumbaze iminsi, ntabwo nayifashe mu mutwe, ariko tubikora kenshi. Yego, kenshi. Amasaha 2. Hari ukwinika ibirenge, kwinika ibirenge mu mazi y'akazuyazi. Ibyo ni byiza. Ibyo byo narabikoze. Biryoha ukwabyo. Ubibwire n'abandi nawe uri hano. Gushyira amazi y'akazuyazi ukarambikamo ibirenge, wagira ukihanaguza isima ukajya kuryama. Uraruhuka cyane, uraruhuka ukanabyumva ko uruhutse. Yego, hari sauna ivura umujagararo hagati y'iminota 45. Wenda sauna izwi n'abakizwe n'abasirimu, kandi wenda na massage na massage. Yego. Hari ubuvuzi bukorwa hifashishijwe ubwako bw'umubiri. Yego, ubwo nabwo bukora ku mujagararo 100%. Yego. Hari ukurya imbuto nyinshi, imboga, ibinyampeke, ukabigirira ingabo ya buri gihe. Imbuto, imboga, ese ibyo Esperance heruka kurya imbuto ryari? Uvugisha ukuri. Uheruka kurya imbuto ryari, wenda ko tutaba turi kubeshya rubanda. Imbuto njyewe se ni Esperance nabashije. uyu munsi se turi kwa kabiri, nzeruka ku cyumweru. Wari imbuto zingahe? Nariye inanasi n'imineke. Ubundi rero mu mategeko y'ubuzima, imbuto 5. Ubundi mu mategeko y'ubuzima, kugira ngo ugire ubuzima bwiza ubone urukingo rukomeye, buri munsi wakagombye kurya imbuto 5 buri munsi. Ariko mbona ziriye ku cyumweru none uri kwa kangahe? Harya indibi barirwa mu mbuto nayo? Nawe ni imbuto. Iyo nyirya buri munsi nta kibazo. Avoka navoka ni imbuto. Nariye 3. Naragerageje. Warakoze ariko itegeko rivuga kurya imbuto. Ese ibisheke biza hehera? Ahubwo ari cyo twibaza. Ujya ubona kokombure? Yego. Kokombure ni urubuto n'imboga? Rubarirwa muri byombi. Twigeze kubijyaho impaka, ese kokombure n'urunyanya ni imbuto n'imboga.
twe twarubaga mu mboga yego ngitunda bita intabarara cyangwa marakuja intababara bita intababara cyangwa marakuja amababi yaryo cyangwa uburabyo bwayo iyo bivanzwe n'amazi ni umuti ukomeye uvura indwara ya stress. aho ni kubavurisha ibimera rero. yego ngira ngo murakoze cyane mutwigisha isomo ryiza ry'impaka zubaka ku buryo rwose tutazongera kujya impaka usange twakanuye amaso usange turarara tutariye ahubwo tuzajya tuzisoza neza tuvuga ngo ngewe ntekereza ko nge nabonaga ko kandi umenye ko bidatunganye uyu munsi ejo bizaba byagiye mu buryo. yego umva ngo ni mu